China ora gitegura ko je mu kazi. Cyahise nagiteguwe nyine abatarangisa kwitegura. Nagere ko ngiye kumva afite ikibazo. Imyaka 8 kuko tumaze dushaka. Kubona bimeze gute? Cyo ni ikibazo. Ariko maze kuranga. Ariko nizeye ko Imana izabikora ko nitanga byabo n'ishuri cyose. Urasenga buri munsi ukagenda mu cyumba cy'amasengesho sibyo? Kambwira ngo abahanuzi baguhanuriye ngo tuzabyara reba imyaka 8 sheri nari hanga. Usabye imyaka 8 myinshi nanjye maze kumva nihebye. Hari abagenda bambwira ngo nzashakisha ubuzima ushobora kutabyara. Gusa ubwo byo biruka byizeye. None si gituma ntabyara ni iki? Ko ubona ndi umugabo uko iyo ureba ubona ntabyara sheri. Ese ko Imana bitanga urubyaro bw'abantu. Mbega usenga Imana ariko sinzi. Yamaze kuranga. Gusa byo biragoye ariko icya mbere nyine ni ukwihangana umuntu agasenga Imana kandi akaba ari we yizera. Ariko nuko mukunda reka. Yo mbona gukunda. Mbara umutware wanjye. Natumijeho umukozi bajya kumwohereza irungurenda kumwica n'akazi kandi kenshi. Umukozi warebye neza ubona atazajya dutwara amafaranga menshi kandi ubu ubona turi twenyine. Oya nta mafaranga yadutwara yose nk'uko nanjye ubizi ko ndafi gutangira akazi. Utabizi ko uri kugashakisha. Kandi Imana mbwe kuzakaba. Zakavuga. Babibeye n'ukuri. Reka komeza usenga Imana wenda n'umwana tumubonye ariko umukozi ndabona mbigeho sibyo? Tuzabwise. Murakoze. Nuko njye gushaka kureba ku muhanda urubekeye kumugati. Sawa. Masha, unakani kanu hapa? Unakapita unga wariko jirafuga wangu. Mamari we. Barasini we. Urezeretse? Uraboneza. Wahageze kare ndabona maze. Zose niho maze kuzibaza. Amakuru y'imisi. Bakambwira bagicara bwakiri n'abere. Basira rero. Uriya ntabwo duherukanye. Kazi. Ariko reka n'umuzakano ganire nk'inshuti n'abavandimwe. Kamari we. Umuntu w'umugabo kabisa. Urashaka do? Bayano wunze. Hako byagenda. Byagendaga. Basira rero. Namba kurikira. Ntabwo nifata phone. Ariko gira vuba. Ejo ni ko mvikora. Ndabona mama icyaka n'umugwa gitangiye gishira. Naho komeza ubwire amagambo hajya mu ngiki.
yanywa rwose ushira inyota ntugire ikibazo amafaranga arahari kandi kukubwira ko tumaze igihe tutabona narazo ngiye hanze muraye igihe kinini ntabwo si kuva wazana umugore ntabwo urabyara imyaka 8 yose irashize wa mugabo we rwose narumiwe imyaka 8 ishize neza nta mwana ntako ntagira urabizi ko ndi umuntu w'umugabo n'umugore wanjye tumeze neza ariko ndi kwibaza ikintu kiri kubitera nawe gikanyurira kari ikibazo ariko cyakoza twishyize mu maboko y'Imana turi gusenga Imana hari ikizakora ko ikibazo rero ziriya mana zanyu Imana ngo mwasenze reba abantu bose mwashakiye rero ntabwo wasomye abandi bafite abana babiri ntabwo se basi bagiye kwa muganga kwa muganga ntabwo ndajya ariko icyo nizeye ni Imana kandi izakora imirimo n'ibitangaza nose numvise ibya Aburahamu kwa muganga tunaho ntabwo imyaka igera muri 90 yose ariko urazi niba atari ufite ikibazo mudamu wanjye ufite ikibazo mudamu wanjye nta kibazo afite ujye kwa muganga cyangwa se niba uzi ko utiyizeye ujye mushakire muganga asomeze ute kandi niba uzi ko utizeye umugore wawe uzane nanjye hano hari abana beza ukatubwira ariko satani biki izina rya Yesu agire ibiki ariko kamaro ajya mu gusambana ariko reka mubwire niba ushaka ko mugira inama ndabona igihe kigeze abakiriya babaye benshi sibyo reka mbe ngiye uzaze mu rugo mugira inama nimba ari nk'izo ngizo ariko zo kujya ngiye uzaze mu rugo mugira ntabwo nazitora ndabona igihe kigiye reka ngende nta kindi gihe reka nanjye mbone ko kano gapapuro ndaje nanjye ndikeza sibyo kamara kuvuga muri iyo umugore wanjye wasanga atari ufite ikibazo ko ntacyo reka dusome dusenge Imana twiringire Imana niyo muremyi wa byose Sheri sinaba umenye ko naje mwaje uko ari kwiba nyene ni gutegura mu cyumba niba mutesera bananiwe ariko biragaragara Sheri ndabona amazi n'ubufite akakinishe birumvikana cyangwa nakaji nsanya amazi ndumva ndi gushaka gira vuba ndumva koze cyakije akazi kagenze akazi kari kavunanye kari kagoye ariko hari abagabo twavuyeje tuguze ibintu bambwiye twavuye hajya mu kabari sinzi ko yanyarukiyemo gatoya ndi gufata agafanta nkimara kuhagera yewe bansomeye bambwiye wari uzi ko bambwiye ngo nta kigenda ngo ntacyo nshoboye ngo nta kigenda umva ngo niba ngo binaniye wasanzwe ngo bazabyikorera ibikize ntabwo ntabwo ushoboye gukubaka urugo ngo niyo mpamvu ntabyara iminsi tumaranye nk'izi urubona ntashoboye sheri ntabwo ari uko nyine utabishoboye ahubwo ni ikigeragezo cya satani kumeze abandi bo twashaka noneho byose ibibazo nahuye nabyo ibize kandi ko nk'urugo twabona ibibazo ubwo
ukuntu ndimo ngenda murana mukandutiye ari kuri telefone kwaba yivuyeho n'amase bari kuvugana ariko numva avugana avuga ibintu byo kutabyara n'ibiki yarambwira turarambiranye si wagiye mu bapfu waza nkakurangira umupfumu w'umuvuzi ukomeye numva birandenze ariko se koko nanjye bize kundeba ko ntabwo ubu sinkibona umva sinkifuza no kujya mu bandi bagabo iyo mpageze ibyo gitaramo sinifuza kuba nakandagira abandi bari ubu nsigaye mva ku kazi nkaza mbebera nirirwa kugira ngo nabone gushiruza ko hari n'abantu bamara imyaka 20 n'ingana batarabyara ariko bakabyara ntabwo najya nizera cyane basenga ngakwizera biruta byose ko nahise suko bamujya gusenga bagiye mu masengesho ubundi imana yo nta kibazo tuvugaho Imana irabimbwira buri munsi ahubwo umukozi w'Imana muri buze kudusura nyakamusenga arasenga cyane afite imbaraga z'Imana igeze nyine kumabura ngiye kumurubyara ntabwo bose babateka mutwe oya ndamwizera nigeze ndebe nanjye ni umwana ukiri muto usenga wakuriye mu Mana niwo barasenga cyane yakirijwe neza Imana izabikora ntabwo nizera ahubwo asara umukozi w'Imana Era umukozi w'Imana Yesu ashimwe nahimbaza karibu iwacu umukozi w'Imana murakomeye hano naherukaga kera twahirukanaga kera cyagiye mu bukwe buriya nibwo twaherukanaga madamu wawe nawe se nturabona akazi oya ariko byari bishaka njyewe nabonye akazi nubwo ndi mu masengesho ariko ndi n'umuganga Imana ishimwe cyane fatanya ute no gusenga ko numvise abantu basenga Imana buri munsi bahora mu gihugu buri munsi mu gitondo bakayirebayo ngo hari n'abakora ngo y'icyumweru bibaho cyane ariko buriya iyo usenga Imana igenda iguha gahunda y'ibintu byose ukagenda ufata niba ari gukora ku kazi gasanzwe ukagakora no gusenga ugasenga na madamu wanjye mwamujyanye hari igihe kigera madamu yakagenda neza nkagira ngo nkabona arayeyo iyo usenga uhura n'ibigeragezo byinshi impamvu ngira ngo madamu wawe ngira ngo namwe murabyumva hano hanze mwabaye inkuru birirwa bavuga ati ntubyara madamu nawe ngo najye mu bapfumu biriya bintu muzabikora mwiringire Uwiteka mwiringire Imana yonyine n'ibitanga urubyaro none se ko hari abajya mu bapfumu bakabyara umukozi we burerega n'uko bajya ariko n'Imana ibikora nyamara Imana irafashwa oya Imana iruta ibindi byose Imana iruta ibindi byose niyo mpamvu yahanze ibiri kuri hano ku isi byose niyo mpamvu yaremye abantu tukaba turi hano ku isi none se kuki umuntu arwara akajya kwa muganga akivuza ntabwo abaganga barabafasha Imana abaganga bakoreshwa n'Imana ahubwo ubuvuzi cyane bibuka muheruka kujya kwa muganga kwipimisha ntabwo duherukayo ntabwo ntabwo turajyayo nyine kureba niba hari ufite ikibazo hano turi kubitegura gusa umuntu yifuza atarwara irega iyo ufite muzima ikibazo na madamu wanjye nari muzima aya ni ukureba nyine ikintu gituma tutabyara nzi ko mwigeze kuza kwa muganga icyo gihe ntabwo ari njye rero nakuze haramugurwa twari twaragiyemo hanze twagiye guhugurwa nyine ariko ejo bundi nimubitegura nta kibazo dushobora kuzakorana njye nawe murakoze cyane n'ukuri pe turishimye tuzakorana twarabihuguriwe cyane tuzadufashe turebere rwose tureke izi mpaka zo hanze usanga hirya no hino madamu araca hano bakamubwira nanjye nawe ngiye hariya nicyo kiganiro ubu twarumiwe nanjye ndi kwibaza nimba ari bitabyara nimba ari madamu byane oya nimwiringire Imana imyaka 8 yose ariko isuba cyangwa ugiye gushira bakeneye wagezemo nimwiringire Imana reka nanjye ngende ariko nagira ngo twabanza tugasenga kugira ngo turebe
ko ari icyo Imana yakongeraho. nzareka gucira tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko wemeye ko uyu mudamu n'uyu mugabo bemera kubana. Ni wowe wabikoze cya gihe bakoraga ubukwe, ni wowe wabikoze cya gihe ubwo wavugaga ati bemere babane. Amina Yesu. None turongeye turabagutuye, ubafashe dore babuze urubyaro. Niba ikibazo kiri kuri uno mugabo cyangwa se ikibazo kikaba kiri kuri uno mugore, ariko niwe twambaje, niwe dusenze, kubw'imbaraga zawe ushyire mu mwana, ushyire igaragare kugira ngo byabaziritse biva mu izina ryawe. Ngaho urakoze nawe, urakoze kukumvise amasengesho yacu, urakomerwa amashyi kuko Amina Yesu. Nimuhumure rwose, nije muzahasanga. yego tuzaza kunagusengera Nta kibazo mwiriwe munamuherekeza, ndi kwihuta nagira ngo hari ababyeyi bari buze nyine ninjye ndi burarizamu. Gendane n'Imana. Nkora mu materinite. Yego. umukozi w'Imana usenga umukozi w'Imana arasenga cyane. barasenze numva ndagegageze umvise mpita nizera ngiye no guhanura. numvise ugiye umugeze nanjye byari bize Genda mu mwuka. ariko mubwiye sheri ubuvumbuye umwana mubowe nzashima Imana mu rusengero yivugiriza impundu yibyinire ndetse amaraso yaboneka umwana. Reka njye kureba ko ibyo mu gikoni byatunganye. Iki ni cya gipangu wambwiye ko gisa n'icyatsi kibisi, ururabyo narwo rutukura ngo ni aha ngaha uko biri kose. ifite ibishyimbo nzi kuyiteka neza cyane kandi igihe uzanshinga pe Koko kubura mwana zamugire gute?